Haleluya. Turabasuje mu izina rya Yesu. Tubifurije icyumweru cyiza cy'umugisha. Umwami Imana akomeze atwuzuze umunezero wo mu rusengero. Haleluya. 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 Aha niho dukwiriye kuba turi. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu ni wo mwanya ukwiriye twari dukwiye kuba turimo. Imana ishimwe. Dawidi yigeze kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe mu rusengero mu nzu y'Imana uruta imyaka ibihumbi mu mazu y'abakomeye. Aravuga ngo nakunda kwihagararira mu marembo y'inzu y'Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe ko yaduhaye umugisha wo guterana kwera. Imana ihabwa icyubahiro ko guterana kwacu ari ukwera. Imana ihabwa icyubahiro ko iyo twateranye hari ibintu byinshi bikoreka mu bugingo bwacu. Imana ihabwa icyubahiro ko iyo twateranye hari izindi mbaraga twambara. Imana ihabwa icyubahiro ko iyo twateranye hari ibindi byiringiro Imana ituremera. Imana ihabwa icyubahiro ko hari ubundi bwiza twinjiramo kuko twabaye mu rusengero. Imana ihabwa icyubahiro. Niba uzi agaciro ko kuba mu rusengero, hereza Imana icyubahiro. Ababyeyi bayivugiriza impundu. Niba hari icyo wigeze kuhabona, niba hari icyo wigeze kuhungukira, niba hari icyo bikumariye, ariko uyu munezero wo mu nzu y'Imana nta handi ushobora kuwukura mu isi. Amen. Wajya mu bukwe bwabereye muri hoteli ntazi, ushobora kujyayo ugataha uko waje kandi birimo bishashagirana, ariko mu rusengero twahaboneye umunezero n'ibyishimo isi itigeze iduha. Mu rusengero twahaboneye ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bukuriho nta handi bwavuye, nuko waje mu rusengero ubuntu bw'Imana bugatemba ku buzima bwawe. Ndabiyegereje mu mwanya mwiza w'ijambo, tugiye kuganira. Imana ishimirwe. Bene data batambutse bashima Imana, amashimwe ni meza. Reka dusome ijambo Timoteyo wa mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4. Haleluya. Imana ishimwe. Timoteyo wa mbere 4:8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bice, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Reka dusubiremo. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bice, naho kubaha Imana bikagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko nababwiye mu mwanya muto dufite. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo kwitoza kubaha Imana. Imana ishimwe. Kwitoza kubaha Imana. Iyo tuvuze kwitoza, ni exercice, ni ibintu ugenda ukora. Uko ugenda ubikora ukagenda ubishobora. Imana ishimwe. Uko ugenda ubikora uyu munsi ushobora kubitangira utari meilleur muri byo, utari umuntu ubikora neza, ariko uko ugenda ubikora, uko ugenda ubitindamo, uko udacogora, uko udacika intege, ukagenda ubishobora. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo tuvuze kwitoza, ni ibintu twumva cyane muri ibi bihe. Amen. Hano hashobora kuba harimo abasportif,
hano hashobora kuba hari abakina basket, hano hashobora kuba bakina umupira w'amaguru, hano hashobora kuba harimo ababyinnyi, hano hashobora kuba hari abantu bakora amarushanwa mu rwego rw'ibintu bitandukanye. Yemwe bantu mukora ayo marushanwa, urabyuka mu gitondo ukajya mu irushanwa. Birashoboka ko wabyuka mu gitondo ukavuga ngo ngiye kwirukanka kilometero 10, utarigera wirukanka kilometero 1. Birashoboka ko umukinnyi w'umupira ashobora kubyuka mu gitondo hari match. Hano nzi ko harimo abantu benshi bakunda umupira banawukurikirana babizi neza kundusha. Birashoboka ko bashobora kuza bakamfasha muri kino cyigisho. Birashoboka ko wabyuka mu gitondo ukajya gukina, ekipe yawe iri ukine na ekipe runaka, utarigeze na rimwe ujya mu myitozo. Ibyo bintu birashoboka. Haleluya. Birashoboka ko umuntu yajya mu irushanwa akajya mu misozi muri Tour du Rwanda atarigeze na rimwe mu buzima bwe agenda n'igare ngo ave hano wenda agere Nyabugogo, noneho ngo avuge ngo ubu noneho njyewe ngiye kugenda Tour du Rwanda nzenguruke hose nji burengerazuba, nji burasirazuba, nje amajyaruguru, nje n'amajyepfo. Ibyo bintu byashoboka. Ashobora gutwara uwo mudari, ashobora gutsinda iryo rishanwa atarigeze yitoza. Haleluya. Ibyo bintu ntago bishoboka. None se hari umuntu watoragura amapeti mu muhanda? Ninde watoragura ipeti mu muhanda ra? Haleluya. Abarimo hano murabimfashamo. Amina. Byanze bikunze ugomba kuribirira icyuyi. Imana ishimwe. Kugira ngo wambare iyo mpeta, reka nyite impeta. Ninde watoragura amapeti mu muhanda? Imana ishimwe. Ngo avuge ngo liyetona ndabyutse toragura liyetona mu muhanda nangwa mbaye kapiteni kubwima. Ntabwo bibaho. Byanze bikunze ugomba kubira icyuyi. Imana ishimwe. Yego. Bigusaba kujya mu myitozo ikomeye ndetse. Haleluya. Rimwe na rimwe ukabyuka abandi baryamye, ukavuga ngo ngiye kubyuka saa 10 hakira amafu. Imana ishimwe. Abandi baryamye kuko ndi bari mu irushanwa nk'iryawe. Imana ishimwe. Irushanwa ni iryawe. Amen. Haleluya. Ikintu bita competition ni kitondera. Ni ikintu kiri personnel. Competition personnel. Amen. Akabyuka saa 10 agakora udusiporo twa mbere. Amen. Yarangiza akirukanka kuko mu kwa 9 hari amarushanwa yo kwiruka n'amaguru. Amen. Uwo munsi akagenda wenda kilometero 1, yataha ibintu bigacika, agakandagira bikanga, umubiri wose ugatonekara, ariko ntago bimubuza akongera akabyuka ikindi gitondo. Niba ejo yaragenze kilometero 1, umunsi ukurikiyeho azagenda 3. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hazajya gushira ukwezi amaze kugera mu makilometero menshi, noneho gihe kirushanwa nyirizina nikigera, kubera yuko yakoze imyitozo ihagije kandi kubera yuko atigeze acika intege. Haleluya. Igihe kirushanwa nikigera bazamubona yirukanka arenga abandi abatambukaho, agere kuri finali, bamukomera amashyi, bamuhereza umudari, bavuge ngo wabikoze neza, ariko ntibazi ko hari aho byavuye. Haleluya. Hari aho biva. Imana ihabwa icyubahiro. Kunesha icyaha hari aho biva. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo agire imbaraga zo kunesha amagambo. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo agire imbaraga zo kunesha amoko.
haleluya. Icyambere ugomba kumenya nuko wamaramarije, haleluya, nuko wafashe icyemezo, nuko wiyemeje, utarebye iburyo, utarebye ibumoso, wamaramarije kunesha, wamaramarije kubaha Imana. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye, kwitoza k'umubiri kugira umumaro, ntabwo twavuze ko bidafite umumaro rwose, haleluya, bigira umumaro ariko ni kuri bike, haleluya. Kwitoza k'umubiri kugirira umumaro ino gusa, Imana ishimwe. Kubona imidari ibyo ngibyo ni byiza, ariko umumaro wabyo uzarangirira ino. Aramubwira ngo mwana wanjye rero, itoze kubaha Imana, kubera yuko bifite umumaro none, bikazagira n'umumaro mu gihe kizaza. Mu yandi magambo, kubaha Imana tukiri muri uyu mubiri hari icyo bitumarira, hari aho bitwinjiza, hari aho bitwicaza, hari aho biduhindura, ariko nanone ntabwo bizarangirira inaha gusa. Imana ishimwe ko iby'abarokore bitazarangirira inaha gusa. Imana ishimwe ko kwirinda kwawe bitazarangirira ino gusa. Imana ishimwe kuba amaso kwawe ntabwo bizarangirira ino gusa. Imana ishimwe ko kwihangana kwawe bitazarangirira ino gusa, ahubwo nugera no mu ijuru hari ikamba ryiza uzambikwa. Haleluya, haleluya. Nyiri kuri iyi ngingo ya mbere ko bisaba kuba wamaramaje, haleluya, hahandi urya ubyuka abandi baryamye, amen. Hano harimo abana biga babyuka ibicuku ababyeyi babo baryamye, harimo abasirikare, abapolisi bagenda nyine mu muhamagaro wabo, abadamu babo bibereye nyine muri gahunda z'ubuzima busanzwe, ariko bo bakajya mu nshingano zabo. Hano harimo abarimu, harimo abantu bakora, abantu barangura mu gitondo saa 9, iyo ugeze Nyabugogo ugira ngo isi irarangiye, haleluya. Ababashije kugera Nyabugogo nka saa 9 saa 10 bagire batyo, uhita wibaza uti se njyewe saa 11 ndyamye, saa 12 ubuzima buba bumeze nk'ubusanzwe, ndetse na saa 7 ngo na saa 6 baba bahari Nyabugogo ntibajya baryama. Imana ishimwe, haleluya. Abagore bikoreye ibintu, wamubona rero yicaye ukagira ngo ukagira ngo yabisaruye mu murima we, ntabwo aba yabisaruye, arabyuka akajya kubitegereza. Imana ishimwe. Naje kukubwira ngo kwitoza kubaha Imana birashoboka ko byakwinjiza mu butsinzi bwuzuye, haleluya. Kubaha Imana naje kukubwira ngo birashoboka. Muri iyi si y'ubugoryi birashoboka ko umuntu yabaho akiranuka, birashoboka yuko umubyeyi yaba umurokore mwiza akaba muri iri terambere ry'iyi minsi ya none, ariko kuko hari ibyo yitoje n'ibyo yamaramarijemo, birashoboka ko umugabo mwiza ufite amashuri menshi ashobora kubaha Imana. Birashoboka ko umukobwa mwiza wize uturuka mu muryango mwiza, birashoboka ko yaba umugenzi mwiza ugana mu ijuru, haleluya. Birashoboka yuko umucuruzi ukomeye hamwe n'amadolari ye n'amayero ye n'amapawundi ye n'amanyarwanda ye, birashoboka ko yakubaha Imana kuko yafashe icyemezo akamenya ko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana bikaba bifite inyungu muri ubu buzima, bikazagira n'inyungu mu buzima buzaza. Birashoboka ko umwavoka mwiza ukomeye
ufite amategeko y'uburyo bwose mu mutwe we ashobora kuba umwavoka wubaha Imana. birashoboka ko PhD yawe pe wayikizanwa kandi ukubaha Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Abamama n'abakobwa duhereza Imana icyubahiro. Iyo wambaye yakanzu yawe nziza ugasanga ibiro byiyongereye itarimo kugukwira, ubigenza ute? Urabireka ukavuga ngo ubwo nuko nzambara bubu? Niko bigenza? Uwabara ibirahure by'amazi arimo indimu n'amakokombure mwaje munyweye. Haleluya. Uwabara ukuntu mutakirya musigaye muri iki gishyimbo kimwe mukarya agace k'agatoki ngo ni ukugira ngo mumentaininge ibiro byanyu. Amen. Ibyo murabishobora. Ukaba ngo maze gukuraho 5 bakakubaza ngo wabigenje ute, akakubwira ngo amafiriti sinkiyarya, niyo nyariye ubwo mitanywa detox. Haleluya. Nyine uzi uko ubigenza, ikirahure cy'ibiki byose ukabivangavanga ngo kuko wagiye mu bukwe nyine ukirekura, cyangwa wagiye muri pati ukirekura kugira ngo ikiro kugira ngo ukomeze ube umugore mwiza, umukobwa mwiza, utebeze bikunde. Ibyo ntubishobora. Kubaha Imana bitunanije iki? Uhirimbanira muri ibyo, ndahirimbanira mu bintu by'Imana. Haleluya. Gushaka ibinanura, gushaka ibituma abantu basa neza bagahirimbana, n'iby'Imana wahirimbanira. Imana ishimwe. Haleluya. Natangiye ku mikino, ntandira ku marushanwa, ibintu twese twumva cyane, none ngeze no kuba mama n'abakobwa n'abagabo bibaho, ariko abagore n'abakobwa ni 170%, wenda abagabo ni nka 50. Ko ibyo tubikora bigakunda, ukavuga ngo ngomba kwisiga nkaca aho nciye hose, bakajya babona ko Imana yangiriye neza. Imana ishimwe. Ngomba kunanuka nkasubira kuba umwana muto. Imana ishimwe. Ibyo turabikora bigakunda, ariko reka nze nkubwire ijambo. Haleluya. Kubaha Imana nibikunanira, ntuzavuge ko bidashoboka. Uzavuge ko witsindiwe wowe ubwawe, ariko birashoboka. Kuko igihe uzahakana ko bidashoboka, ba Danieli bazaza bagushinje. Nuvuga ngo aha hantu ndi, iki gihugu ndimo, iyi kampani nicayemo, ntago bishoboka ko agakiza byakomeza kumera nkuko nari imeze nkirirwa muri karitsiye. Danieli ibwami. Haleluya. Haleluya. Danieli wari ibwami ariko mu gihugu gikomeye cy'i Babuloni, gifite intara 100,000, ariko ngo yagambiriye mu mutima we. Nakubwiye ngo ibintu byose, haleluya, kugira ngo ubishobore uryirundumuriramo ukabimaramarizamo, ugafata icyemezo, ukagira icyo bita mu rurimi rw'igifaransa determination. Haleluya. Warangiza uyu munsi ku wa mbere bikakunanira, ntubikore 100%, ukavuga ngo ngiye kwitoza gukiranuka. Haleluya. Ariko dusubire inyuma, twibuke tucyakira ubwo buntu. Abaririmbyi bajya babiririmba ngo tucyakira ubwo buntu, ngo ntago twagiraga impamvu nimwe. Uzi ko dusubire muri ya myaka tugikizwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuzwe, ukozweho, uratuye, uratashe mu rugo, uravuga ngo nge nakijijwe. Mwene da, isaziyo yacagaho ukaba wanavuga ngo ariko wagisaziwe, wabuguzi kukoza icyaha. Amen. Iyo wavuganaga n'umuntu nabi, wenda atari na wowe biturutseho, Mana we warariraga ukavuga ngo Mana mbabarira, mvuze nabi, ngucumuyeho. None se ko ibyo wari ufite kwiyemeza kwirinda icyaha n'igisa nacyo, uyu munsi
urabikora ukumva ntacyo bitwaye, ntuburira, ntubabara, ntiwatura. Niyo watuye watura na defense. Amen. Uravuga uti nose ubwo urumva umukobwa ungana nkanje urumva nabigenzane, Imana imbabarire ariko n'ubundi imyaka yanje. Reka nze nkubwire, haleluya, mu kubaha Imana ntago bireba imyaka. Haleluya, ntago kubaha Imana ari iby'abasaza n'abakecuru rukukuri batagifite ibisitaza byinshi, ngo hari imyaka abantu bageramo ibisitaza bikaba ari bike kurusha wenda urubyiruko n'abasore. Ariko reka nze nkubwire, imbere y'Imana nta musaza, nta mukecuru, nta ukuze, nta mwana mutoya. Imbere y'Imana twese mu cyitwa gukiranuka ishaka ko twese tuba kuri level imwe. Haleluya. Umugore mutagakiranuka nk'umukobwa w'imyaka 12 uzi gutandukanya icyiza n'ikibi, umusore w'imyaka 20 agakiranuka nk'uko umupapa w'imyaka 50 yakiranuka. Ibyo byose natangiye mbabwira ngo icyambere ni ukumaramariza kubaha Imana. Kandi ndagira nkubwire ngo kubaha Imana ntago ari amahitamo ya nyuma. Ntabwo twubaha Imana kuko tubuze uko tugira. Haleluya, haleluya, abanyamwuka, haleluya. Ntabwo dukiranuka kuko tubuze uko tugira, kuko dukiranuka mu mibabaro, tugakiranuka no mu byishimo. Dukiranuka mu bukire, tugakiranuka no mu bukene. Dukiranuka imibiri yacu ari mizima, tukanakiranuka imibiri yacu irwaye. Dukiranuka dukomewe amashyi, tukanakiranuka twiswa amazina. Nta mpamvu n'imwe yatubuza kubaha Imana, nta n'impamvu n'imwe yatuma tutubaha Imana, ahubwo dufite impamvu zirenga 1000 zo kuba twakubaha Imana. Naje kukubwira ngo kwitoza kubaha Imana birashoboka. Ukazagera igihe ugahagarara mu butsinzi, hahandi abadayimoni bakureba bakavuga nk'uko Yobu bagiye imbere y'Imana bakavuga ngo dore Yobu akubahira ibingibi, Imana ikavuga ngo si ibyo. Uzi ko Yobu yubashye Imana ku rwego Imana ibona ko atubahi. Nababwiye ngo ibihe byose tugomba kubaha Imana no kuyubahisha. Ntabwo kubaha Imana ari amahitamo yacu ya nyuma ngo tubuze uko tugira, ngo none ubwo tubuze uko tugira ngo reka dupfe kuyubaha nyine, none se turayubashye nabuze uko ngera reka nyubahe. Reka nze nkubwire, twubaha Imana kuko ari Imana yo kubahwa. Haleluya. Nuko tuyizi ko ari Imana iri hejuru ya byose. Haleluya. Ntabwo twubaha Imana kuko twujuje amazu, ntabwo twubaha Imana kuko twagraduatinze, ntabwo twubaha Imana kubera yuko twabyaye, ntabwo twubaha Imana byuko turi kurya tugasigaza, ntabwo twubaha Imana kuko dufite abagore n'abagabo, ntabwo twubaha Imana kuko dufite imiryango. Impamvu zo kubaha Imana kwacu zirenze ibyinaha, zirenze ibyinaha we. Haleluya, haleluya. Pawulo nuvuga yuko kubaha Imana bidashoboka. Haleluya. Nakubwiye ngo uri umusore cyangwa uri ahantu hakomeye, Daniel azaza wabaye ibwami. Sinzi niba azaza yambaye iby'ibwami, ariko azaza nk'umuntu wabaye ibwami akubwire ngo narahabaye, ngambirira kutanywa inzoga, ngambirira kutarya inyama ziterekereshejwe ibigirwamana, kandi ndangije ndabishobora. Wowe wabinanijwe iki? Nuvuga yuko gukiranuka byakunaniye kubera ibibazo, Imana ishimwe. Muri iyi nzara wakiranuka ute? Wavuga ukuri gute? Muri iyi nzara wavuga ukuri gute? Hazaza Lazaro, hazaza Lazaro azavuga ngo narakiranutse ngeza kugupfa, naryaga ubuvungukira buvuye ku meza ya nyamutunzi, ngira iherezo ryiza, sinamwiba sinamutuka, igihe kigeze nta hijuru. Nuvuga yuko uri umukobwa mwiza, haleluya, barusi bazaza. Haleluya, haleluya, barusi bazaza we, bakubwire ngo nari umugore mwiza w'umupfakazi. Haleluya. Ariko ntabwo nigeze nshumura. Yemwe bantu mwazanye impamvu zo kutubaha Imana mukavuga
ntabwo nabikirizwamo, ubu bucuruzi sinabukirizwamo, ntibishoboka. Aka kazi sinagakirizwamo, iyi myaka sinayikirizwamo. Imana ishimwe. Hari abazaza nabo muri Luka bazaza bagushinje, bakubwira ngo nabaye umupfakazi imyaka ingahe, 80 na, kandi ngo yahoraga mu rusengero aramya. Ariko wowe urwa ngo ubupfakazi wabukizanywa gute? Ubu bupfubyi wabukizanywa gute? Ubu bwiza wabukizanywa gute? Ubu bukire wabwitwaramo neza gute? Hari abantu ibihumbi bazaza bagushinje. Haleluya. Niba impamvu zo kutubaha Imana zawe ari iby'inaha bizarangira, izo mpamvu ijuru ryabyanze. Haleluya. Izo mpamvu z'ubukire, izo mpamvu z'amashuri, izo mpamvu z'imiryango, izo mpamvu z'amaprincipe, ijuru rirabyanze. Kwitoza kubaha Imana bifite umumaro muri ubu buzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abanyubaha gusa nanjye nzabubahisha. Uzi ko hari ahantu umuntu yicazwa nuko yubashye Imana gusa, atahicajwe n'amashuri n'umuryango yavutsemo? Uzi ko hari imigisha Imana iha abantu bayubashye, atari uko ari abantu b'ibirangirire, ahubwo kuko bayubashye? Uyu munsi ndakwifuriza kwitoza kubaha Imana. Haleluya. Witoze guhora mu kanwa kawe harimo ukuri no kuvuga neza. Witoze gutegeka umubiri wawe kubaha Imana. Haleluya. Ntago amaguru ashobora kubyuka ubwayo mu mutwe wawe utabishizemo kuri bujye mu Gatsata, ngo umutwe usigare i Kanombe amaguru ajya mu Gatsata agusize. Haleluya. Ahubwo umutwe ugera mu Gatsata maze amaguru akagerayo. Haleluya. Ntushobora kujya ku cya mitsingi kunywa mitsingi konje. Haleluya. Mu mutwe wawe utabyukanye icyaka. Mbega icyaka we, ubu se fanta yamarira iki? Ubu se icyayi cy'abarokore reka njye Rwamagana njye kunywerayo rimwe. Byatangiriye he? Mu mutwe wawe. Toza umutima wawe n'ibitekerezo byawe kubaha Imana. Uzarere ko amaso yawe atangira kureba ibintu nk'uko Imana ishaka kubibona. Uzatangira kumva nk'uko Imana ishaka ko wumva. Uzatangira kuvuga nk'uko Imana ishaka ko wumva. Uzatangira kugenda nk'uko Imana ishaka kugenda. Uzatangira kuba mu buzima bwa buri munsi. Haleluya. Wubaha Imana. Kubaha Imana n'umwitozo umuntu atangira buhoro buhoro ukazagera mu butsinzi bwuzuye. Muri iri teraniro abantu bagambiriye mu mitima yabo, bifuza mu mitima yabo kugenda bubaha Imana mu buzima bwabo bwose, ubwo barimo none buciriritse n'ubwo bazajyamo bukomeye, ndetse niyo bazagera ku rwego abantu bose babareba bakavuga ngo uri umuntu ukomeye, ariko imitima yanyu n'imitima yacu izakomeze kubaha Imana. Bifite umumaro muri ubu buzima no mu buzima buri imbere, kuko tubikiwe ubugingo buhoraho. Hari akantu nshaka gusoma gato ngasoza. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni akantu gato nsoma. Nubwo kubaha Imana bigaragara nk'ibiciriritse, bibitse ubugingo buhoraho. Nubwo kubaha Imana muri iyi si bigaragara nk'abantu badafite ubwenge, ariko bitubikiye ubugingo buhoraho. Niwubaha Imana ukagenda uko Imana ishaka, ubuzima bwe bukagendera mu mategeko n'amateka y'Imana, umenye ko muri ubu buzima hari aho Imana ikurebera, ariko umenye ko na nyuma y'ubu buzima buzarangira hari ahandi uzicara utakwicazwa n'amashuri n'imiryango, ahubwo uzicazwa byonyine nuko witoje kubaha Imana. Niba ugize icyo cyifuzo kugira ngo kubaha Imana kwawe bibike ubugingo buhoraho, bibitse ubugingo buhoraho, ugende ufite ibyiringiro bitarangirira inaha, ndakwingingira kubw'impuhwe z'Umwami Imana yacu uhaguruke mu mwanya wawe tubisaba Imana. Kuko Paulo niba yarandikiye Timoteyo iri jambo akamubwira ngo kwitoza k'umubiri ni kwiza mu gukore, ariko bifite inyungu bya none bizarangirira inaha, ariko kwitoza kubaha Imana bizagira inyungu na nyuma y'ubu buzima. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe ni nk'imvura, iyo imvura iguye itosa ubutaka,
umuhinzi agatera imyaka, imbuto akazasarura. Turasenze ngo n'ijambo ryawe udutumyeho rimanukire mu mitima yacu. Uwiteka Imana Nyiringabo, reka ibyatunaniye tubishobozwe nawe, reka ibyadutsinze tubishobozwe nawe, reka aho twananiriwe tuhakurwe nawe, reka aho twatsindiwe tuhagurutswe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo sabiye abera bose, sabiye abahagurutse, sabiye abazumva ijambo ryawe, kugira ngo Mwami Imana yacu twitoze kukubaha, twitoze kugukiranukira, twitoze kwirinda ikibi, twitoze Mwami w'abami kwihangana, twitoze gutegereza igihe cyawe, twitoze kugendana nawe, kuko bifite inyungu muri ubu buzima ndetse no mu buzima buri imbere. Sabiye abera kugira ngo ubamanurire imbaraga, itorero urimanurire imbaraga, abagenzi ubamanurire imbaraga, maze ubuntu bwawe bwongere bugwirire muri twe. Imbaraga z'Umwuka Wera zitubashisha ibyo twananiwe, ijwi ry'Umwuka Wera ridusobanurira ibyo tutumvise. Mu izina rya Yesu Kristo reka ibya kera byibagirane, reka Mwami w'abami duhagurukire mu mbaraga nshya, tumara amaje rwose, kugira ngo Mwami wanjye tuzahabwe ikamba ritangirika. Nsabiye bene data n'abandi bose bazagirirwa umugisha wo kumvira ijambo, kugira ngo buri wese yongere yiyunge mu imbaraga, maze akora iby'ubutwari, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duciye bugufi ushyirwe hejuru, ijambo ryawe ryera imbuto nyinshi. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.